umwami ashimwe. Imana ishimwe yuko yakomeje kubana natwe kugeza n'aka kanya no mu kanya gatambutse tuganira ndetse dusangira n'iby'umubiri. Akaba bakomeje kubana natwe ndetse akaba duhaye n'imbaraga kugira ngo twongere nanone duterane kugira ngo twumve ijambo rye. Ijambo navuga ngo tugiye kwigaho ubu bimeze nka Bible study niba ariko nabyita, kuko buriya ikintu cyose iyo kirangiye umuntu abaza ikibazo kiba ari ukwiga cyangwa Bible study, si ukubwiriza. Niyo mpamvu noneho turi buze kugenda tumeze nk'aho tugendanamo muri iki cyanditswe nyine kugira ngo tugende tucyumva ndetse n'icyo dushobora kukigiramo. Turi Matayo igice cya 20 kuva ku murongo wa mbere kugera kwa 16. Umugani w'abahinzi bo mu Ruzabibu niwo ugiye kwigaho muri aka kanya. Ngiye gusoma ni imirongo myinshi, ariko uko ibyo ari byo byose ntago biri buze gufata igihe kinini. Matayo 20 turahera ku murongo wa mbere tugiye kwa 16. Aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umuntu ufite urugo yazindutse kare gushaka abahinzi ngo bahingire uruzabibu rwe. Asezerana n'abahinzi idenariyo umunsi umwe, abohereza uruzabibu rwe. Isaha 3 arasohoka asanga abandi bahagaze mu iguriro ntacyo bakora. Nabo arababwira ati, namwe mujye mu ruzabibu rwanjye ndi bubahe ibikwiriye. Baragenda. Yongera gusohoka ku isaha 6 n'isaha 9 abigenza atyo. Isaha zibaye 11 arasohoka asanga abandi bahagaze, arababaza ati, niki kibahagaritse hano umunsi wose ntacyo mukora? Baramusubiza bati, kuko ari nta waduhaye umurimo. Arababwira ati, namwe mujye mu ruzabibu rwanjye. Bugorobye nyiri uruzabibu abwira igisonga cye ati, hamagara abahinzi ubahe ibihembo byabo, utangirire ku banyuma ugeze ku ba mbere. Abatangiye ku isaha 11 baje, umuntu wese ahabwa idenariyo imwe. Ababanje baje bibwira ko bahembwa ibirutaho, ariko umuntu wese ahembwa idenariyo imwe. Bazihawe bitotombera nyiri uruzabibu bati, aba banyuma bakoze isaha imwe, ubanganyishije natwe abahingitse umunsi wose tuvunika twicwa n'izuba. Nawe asubiza umwe muri bati, mugenzi wanjye sinkugiriye nabi, ntuzi ko twasezeranye idenariyo imwe? Ngiyo yijyane ugende. Unshatse guhemba uwa nyuma nkawe, mbese hari icyambuza kugenza ibyanjye uko nshaka? Ko undeba igitsure ko ngize ubuntu. Uko niko ab'inyuma bazaba ab'imbere, kandi ab'imbere bazaba ab'inyuma. Yagira ngo murimo muriga kuri iyi migani ya Yesu Kristo, yenda nawo ariwo tugiye gukomerezaho uyu nguyu. Ariko ikintu cya mbere twabanza kumenya ni uko uyu mugani uwo ari umugani, ari umwe mu migani iri muri Matayo gusa, itari mu bundi butumwa bwiza. Roma hari igihe nko mu yindi migani ushobora kuwusoma muri Matayo no muri Mariko ukawusangamo, no muri Luka ukawusangamo, ariko uyu nguyu uri muri Matayo gusa. Muri Luka nta urimo, no muri Mariko no muri Yohana. Yesu Kristo yaciye uyu mugani ashaka gusubiza igisubizo Petero yari amubajije. Mbere yaho
mu gice cya 19 kuva ku murongo wa 27 kugera ku wa 30. Imbere yaho ku gice cya 19 kuva ku murongo wa 27 kugera ku wa 30 aravuga ngo maze Petero aramubaza ati dore twebweho twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Yesu aramusubiza ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12 mucire imiryango 12 y'Abisiraheli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye azahabwa ibiruta inshuro 100 kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma kandi ab'inyuma bazaba imbere. Ni ukuvuga ngo iki kibazo Petero yarabajije, Petero yashakaga kumenya nyine icyo abantu basize byose bagakurikira Kristo bazahembwa. Yesu mu kumusubiza asobanura nyine ukuri kose nyine ku bwami bw'Imana muri rusange cyangwa ubwami bw'ijuru, nuko babivuga muri uyu mugani. Mu by'ukuri guhinga ubutaka, gutera imbuto, kubagara, kuvomera cyangwa kuhira, riba navuga kufura ibyatsi n'ibindi byose, ku gihe nyine cya Isiraheli. Ngira ngo muzi yuko Isiraheli ari igihugu cy'ubutayu. Ni ukuvuga ngo uretse mbere n'uyu munsi stili igikorwa cy'ubuhinzi n'ubundi ni igikorwa kigoye ku buryo gisaba nyine gukomeza ukongeramo abakozi, kuko of course urahinze, ukeneye kuhira, ukeneye kubagara, ukeneye kugira ute. So rero byabaga biri ngombwa yuko abakozi washyizemo bashobora kuba badahagije, ukagenda wongeramo abandi kugira ngo nyine akazi cyangwa umurimo nyine aho ngaho mu ruzabibu nyine ushobore kuba significance cyangwa ushobore nyine kugaragara. Muri uyu mugani uko turi buza kugenda tuwiga, nimuza kureba turaza kubonamo ibintu bigera nko muri 5, ari byo ndashaka yuko turi buze no gufokasingaho nituba turimo turanawiga tureba. Icyambere nekereza ko nituza kwiga turi buze kubonamo itandukaniro ry'impuhwe n'ubutabera. Turi buze kukibonamo nyine itandukaniro ry'impuhwe n'ubutabera, the difference between mercy and justice, turaza kubibonamo. Ikindi cya kabiri turaza kubona uyu muntu nyine ufite urugo cyangwa nyiri umurima uburenganzira bwe bwo gukoresha icyo ashaka amafaranga ye. Nacyo ni ikintu nituza gusoma cyangwa turimo turabyiga turi buze kubonamo kandi bigaragara uburyo nyiri uyu murima cyangwa nyiri uru rugo afite uburenganzira bwo gukoresha amafaranga ye ukabishaka, cyangwa the right of land owner to do what he wishes with his own money. So ikindi cya gatatu turi buze kureba ni imyumvire y'abahinzi ba mbere n'icyo bashatse nyine gusobanura, the attitude of first group and their implications. Ni ukuvuga ngo bariya ba mbere binubye baje bagakora uhereye mu gitondo, nyuma baza guhembwa bakinuba, imyumvire yabo n'icyo bashushanya, nicyo kindi turi buze kubona. Ikindi turaza kubona nanone imyumvire y'abandi nyine bahinzi basigaye n'icyo nyine nabo bashushanya cyangwa bashatse gusobanura, the attitude of another group and their implication. Ikindi cya gatanu turi busorezeho nyine ni amasomo twakura muri iyi nyigisho, the lesson from this parable. Mbere na mbere kugira ngo yenda tunatangire nabanza nkabivuga nko mu magambo yumvikana kugira ngo umuntu yumve uyu mugani iri ukuntu uteye mu buryo bworoshye. Uvuga ngo jewe je muve
mfite umurima wanjye w'uruzabibu cyangwa ni urutoki, twivugira ibyo tuzi mu Rwanda nta kibazo, ni urutoki nkeneye yuko rugomba gukorerwa, gushyiramo izindi, gutemaho, gukuraho amashara n'ibindi, nyine umurimo wo mu rutoki rwanjye. Ndabyutse mu gitondo, ubwo ndaye ndaritse abantu bagomba kuzaza gukora mu rutoki rwanjye saa 11 za mu gitondo, gutyo cyane saa 12 za mu gitondo hari abaje, turaje gukora mu rutoki rwawe. Yego, murumva kuva izi saha kuza kugeza igihe mutahira saa 12 mwahembwa ngahe? Na yahe twumvikanye? Idenari y'imwe niyo bumvikanye. Of course nubwo ari amafaranga make uyu munsi, ariko yari menshi icyo gihe. Uwo idenari yo rimwe ubundi ni 0.052 US dollar. Ni ukuvuga ngo ubishyizeho mu manyarwanda ni nk'igiceri cya 50 y'amanyarwanda. Niryo denari yo rimwe. Bivuga ngo niryo bakoreraga umunsi wose. Ariko bitewe n'igihe ntago wayaveba, kuko nanjye ubwanjye navutse iruze ni ikiro cy'umuceri kigura 5. Rero kuba ekonomi zarabaye ibibazo kugeza uyu munsi, ntago ari byo biri buze gutuma twumva ko ayo mafaranga ari make. Ntago ari make. Igiceri cya 50 cy'abanyarwanda icyo gihe cyari amafaranga menshi. Denari y'imwe cyangwa iryo 0.052 US dollar ugiye kubicenjinga muri value. Turabyumvikanye, ntago bavuze ko mbahenze, nanjye ntibampenze, turumvikanye. Bagiye mu murima gukora, baratangiye nyine barakoze. Noneho jewe nka saa 3 z'amanywa ndasohotse mu nzu, natembereye nyine nka muri quartier, mbona abantu bahicaye nyine bahahagaze bakora ubusa. Navuga ni iki cyatumye nyine muhagarara ahangaha mudakora? Baravuga ngo nta kazi dufite. Okay, mugende namwe mujye muri rwa rutoki rwanjye mujye gukoramo, mugende namwe mukore. Ibyo bakagenda bagakora. Nta nubwo bambajije abo ngabo, nta nubwo bambajije uraduha ngahe. Nuvuga ngo nababwe mugende mukore, ndabahemba ibi bakwiriye. Bagenda nyine nta kibazo. Noneho nka saa 6 ku isaha ya 6, isaha 6 saa 6 hongera nkasohoka nkabona abantu bari aho ngaho bapfuza. Ariko se muri aho ngaho mukora iki? Kuki mwiriwe ntacyo mukora? Nese ko nta waduhaye akazi? Namwe ni mugende mukore mu rutoki rwanjye. Bakagenda na saa 9 naho ndaza, naho ndababona se bimeze bite uko mwicaye gusa ntacyo mukore. Nese dukora iki? Namwe ni mugende mu rutoki rwanjye mukore. Bikaza bikageza na saa 11 habura isaha imwe ngo igihe cyo gutaha kigere, kuko nyine ni ukuvuga ngo isaha 12 cyangwa saa 12 nibwo akazi kagomba kuba gashoje batashe. Ubwo saa 11 naho haza havuga, ariko mwiriwe kuva igitondo cyose mwiriwe muhagaze ahangaha mugira mute ntacyo mukora? None se ko nawe duhaye akazi? Namwe ni mugende mu rutoki rwanjye mukore. Bakagenda nyine isaha imwe bakayikora, saa 12 bakarangiza bose bagahita bashyira amasuka aho ngaho, bakaza ati tugiye guhembwa. Nanjye narangiza nyine nkahamagara nyine umugaragu wanjye, taba abantu bose bahembe, bose nyine idenariyo imwe. Uhereye ku baje saa 11 baje ubu, nabo ubaha idenari y'imwe, uba ari nabo uheraho guhemba mbere. Ubahembe uhere ku baje saa 11, ukurikijeho abaje saa 9, ukurikijeho abaje saa 6, ukurikijeho abaje saa 3, noneho n'abandi baje saa 12 za mu gitondo nyine nabo gutyo, nabo ubahembe gutyo. Noneho rero ngo babandi baje ngo mu gitondo cyangwa saa 12 ngo hari ukuntu bumvaga ko ese niba abaje saa 11 bahaye idenari imwe, maybe twebwe hari ikintu bari buze kongeraho, ngo babaye bagejejweho nabo babona babahaye idenari y'imwe. Rero nyine bararakara, baravuga ati ariko se mutunganyishije n'abandi baje aka kanya bakoze se, twebwe twiriwe tugoka tukicwa n'izuba tukavunika. Narangiza nababwira nti none ikibazo cyari nigiye, none se mbere twumvikana ibihembo hari ikibazo mwagize? None se ndabariganyije simba hari ibyo twumvikanye?
none ikibazo mufite se ni iki? Ibyo twumvikanye rero ngibyo ni mubifate mugende. Nese mugize ikibazo se ko giye nkoresheje umutungo wanjye cyangwa amafaranga yanjye uko mbishaka? Nuko bimeze. Nuvuga ngo umuntu ari kubyumva nuko nguko bimeze. So dutangire yenda ko kugira ngo tugende twumva nyine meaning y'uyu mugani, duhereye nyine ku magambo amwe namwe arimo, twahera ku kumva iri jambo ubwami bwo mu ijuru cyangwa the kingdom of heaven, icyo nyine rivuze. Ahangaha ubwami bwo mu ijuru n'ubwami bw'Imana byose ni kimwe. Igihe umuntu yakwibaza ati bavuze ubwami bwo mu ijuru batavuze ubwami bw'Imana, byose ubwami bwo mu ijuru n'ubwami bw'Imana byose ni kimwe. Kuko iyo urebye ubona Matayo akoresha we ijambo igihe cyose, iyo Matayo yandika akoresha ijambo ubwami bwo mu ijuru, mu gihe Luka na Mariko bo bakoresha ubwami bw'Imana. Urugero nka Matayo, reka turebe tugende dukompare dufate nk'umurongo umwe cyangwa passage imwe yo muri Matayo no muri Luka, dukompare urebe uburyo ibintu byaba bimeze nkaho bimwe nyine bivuga kimwe kandi bagakoresha ayo magambo biratandukanye. Luka agakoresha ubwami bw'Imana mu gihe Matayo akoresha ubwami bwo mu ijuru. Duhere nka Matayo igice cya 11 umurongo wa 11 kugera ku wa 12. Matayo 11, Matayo 11 umurongo wa 11 n'uwa 12. Aravuga ngo ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza, ariko mu bwami bwo mu ijuru Yohana umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Uhereye mu gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibwinjiranamo imbaraga. Noneho muri Luka nabo bavuga kuri uyu, bimeze nk'aho ari kuri uyu Yohana umubatiza. Luka igice cya 7 umurongo wa 28. Luka igice cya 7 umurongo wa 28 haravuga ngo ndababwira yuko mu babyawe n'abagore nta uruta Yohana, nyamara umuto mu bwami bw'Imana aramuruta. Ni ukuvuga ngo Luka we avuze mu bwami bw'Imana mu gihe Matayo yavuze mu bwami bw'ijuru, ubwami bwo mu ijuru. Ndetse Matayo 13, Matayo 13 umurongo wa 24. Matayo 13 umurongo wa 24, nuko abacira undi mugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Ubwami bwo mu ijuru nanone kandi Mariko we ahandi nawe avuga ubwami bw'Imana, ndenda nubwo we hataba ari kuri uyu mugani specifically. Mariko igice cya 4 umurongo wa 11 avuga ngo aramusubiza ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana, ubwami bwo mu ijuru. Ndetse na Yesu Kristo rimwe na rimwe muri speech ze cyangwa iyo yavugaga nyine hari igihe yakoreshaga ayo magambo nyine interchangeably mu buryo nyine hamwe akoresheje ubwami bw'ijuru ahandi ubwami bw'Imana. So byose nyine ni kimwe, ntiyaze kugira uba confused with ubwami bw'ijuru ngagire ngo there is a special thing with ubwami bw'ijuru. Ni ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana barimo aravuga hano ni ubwami bw'Imana bwa hano muri iyi si, aho Imana nyine ari umutegetsi. Ntago ari cya gihe nyine tuzaba turi mu ijuru nyine turi abaturage b'ijuru, Imana ari umwami wacu, ahubwo ni ubwami bwa hano nyine mu isi ariko bw'Imana. Abizeye bose, iyo umuntu yizeye yinjira mu bwami bw'Imana, muri kingdom of God hano mu isi, kandi umutegetsi we n'umwami we aba Imana. Ni ukuvuga ngo Imana ibiyoboye n'ubundi na hano mu isi. Of course tuzi ko hari abaperezida, tuzi ko hariho abami bo mu isi, tuzi ko Satani nawe agira dominion muri iyi si n'ibindi, ariko abizeye bose binjira mu bwami bw'Imana hano mu isi, cyangwa binjira mu butegetsi cyangwa mu gisata Imana iyoboye.
niyo mpamvu nyine uwizeye wese ahita asigara nyine ameze nk'aho umuyobozi we cyangwa umuntu umufiteho autorite kurusha ibindi byose ari Imana. Nibwo bwami bw'Imana nyine bwa hano mu isi baba bari kuvuga, ndetse n'aha ngaha Yesu yavugaga muri uyu mugani. Noneho abavuga muri uyu mugani nyine, abantu bavuga muri uyu mugani niba ari abantu cyangwa ibivugwa muri uyu mugani, harimo nyir'umurima. Kuko urumva niba ari umugani bivuze ko ufite figurative languages, nyine ibintu byinshi uvuga ni figures ntago ari realite. Noneho reka tumere nkaho tugenda dufata izo figures tuzirebe nyine muri realite normal icyo zaba zishatse nkaho kuba ari ukuvuga. Nyir'umurima ahangaha cyangwa land owner ni Imana, God. Noneho abahinzi cyangwa abakozi bo mu ruzabibu ni human beings, ni abantu nyine muri iyi si. Vineyard cyangwa umurima, urwo ruzabibu, umurima w'uruzabibu cyangwa urwo rutoki navuze, ni iyi si nyine, iyi si turimo. Noneho the time of wage cyangwa igihe cyo guhembwa, ya saha ya 12 ba bantu bari batonze ku iperu, batonze umurongo kugira ngo bahembwe. Ni ku munsi w'imperuka, ku munsi w'urubanza, ubwo abantu bose nyine bazaba batonze imbere nyine y'umukoresha mukuru, imbere y'Imana nyir'umurima. Noneho igisonga cya nyir'umurima, cya kindi Imana yavuze ngo ngaho aba bantu bahembe gutya, icyo gisonga ni abamarayika. Kuko abamarayika nyine nibo always nyine igihe icyo ari cyo cyose bari receiving order from God nyine kugira ngo bagire icyo bakora icyo ari cyo cyose nyine ku bantu. Even nyine ntago ushaka kubyinjiramo cyane, ariko tuya dukunda kubibona nyine na Yohana mu byahishuwe ngo nuko ngo mbona ngo marayika ngumwe nyine w'Imana ngavuga ngo nyine ari we umubwira nyine ibintu runaka akurikiza, ngakamwikubita imbere agira ngo niba akavuga ati hoya windamenya kuko nyine ndi umuntu nkawe, ndi marayika. No kuvuga ngo iki gisonga nyine kigomba guhemba nyine aba bantu ba land owner nyine naba marayika, nkuko Imana avuga ati Boris ukabwira marayika nka Gaburiyeli, fata Boris umujyane mu ijuru, ufate Eric umujyane mu muriro. Ariko ntago ari ibyo bizabaho, ni example. So nkuko nabivuze, puwe ya mbere tugiye kureba ni itandukaniro riri hagati y'impuhwe n'ubutabera. Ubundi impuhwe, mercy, ni uguhabwa ibyo udakwiriye. Ni ukuvuga ngo umuntu urakubaza ngo impuhwe ni iki cyangwa what is mercy, ni uguhabwa ubundi ibintu udakwiriye. To receive a thing you don't deserve. Ni ukuvuga ngo guhabwa ibintu udakwiriye nizo mpuhwe cyangwa mercy. Mu gihe ubutabera ari uguhabwa ibyo ukwiriye. Ubutabera nyine ni uguhabwa nyine ibyo ukwiriye, the wage, ibihembo. Buriya iyo niba warasinye kuri kontara ko uzajya uhembwa 500, iyo ku kwezi kuri konti yawe hajeho 490, ntago haba habaye ubutabera. Niyo mpamvu uwo muntu wanamujyana mu nkiko bosi wawe, kuko nta butabera buba bubayeho. Ubutabera nuko wakoreye 500 n'ibyo agomba kuguha, ubwo butabera. Naho impuhwe ni ukuvuga ngo yaguhaye ibyo 500 yabiguha, akavuga ati hoya nta kibazo, David nkoherereje 100, wakoze neza, nkoherereje 800, ibyo 300 birengaho nibyo nguhaye. Nyine ni impuhwe ngugiriye, nyine ni impuhwe kuko you don't deserve ibyo 300. Ntago wabihawe nyine kuko bikwiriye, you don't deserve it. Bibiliya igaragaza ko Imana ari inkempuhwe. Zaburi 145 umurongo wa 8 kugera ku wa 9. Zaburi 145 umurongo wa 8 kugera ku wa 9 haravuga ngo Uwiteka ni umunyembabazi, ni umunyebambe, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi.
uwiteka agirira neza bose, imbabazi ze ziri ku byo yaremye byose. Yona igice cya 4 umurongo wa 2. Yona igice cya 4 umurongo wa 2 asenga uwiteka ati, uwiteka si icyo navugaga nkiri iwacu nicyo cyatumye nshoka mpungira itarushishi, kuko namenye ko uri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi kandi yibuza kugira nabi. Yona icyatumye acika ngo ntajya kubwiriza ab'Imana yari yamubwira uko nyine ngo yarazi ko Imana igira impuhwe, igira n'imbabazi, adashaka kibababarira. Ni ukuvuga ngo Imana nyine ni inyempuhwe, igira imbabazi. Ariko nanone even n'Abefesi igice cya 2 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 7 baba bivuga uburyo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, uburyo yaduhinduranye bazima na Kristo, ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ubuntu aribwo bwadukijije, ikatuzurana nawe, ikatwicarana nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Yesu Kristo. Nyine of course bakomeza kuvuga izo mpuhwe nyine n'ubuntu bw'Imana. Ariko nanone Imana ni inyempuhwe, ariko nanone Imana ntibera. It's a just God. Ni Imana nyine iri juste, ni Imana itabera. Itangiriro igice cya 3 birabigaragaza ibyo yabwiye Adamu na Eva nyuma yuko mbere yuko bakora icyaha, nyuma yo kugikora byarabagarutse, kuko ibyo yababwiye yarabishohoje. Ni Imana itabera. Utegeka kwa 2 igice cya 32 umurongo wa 4. Utegeka kwa 2 32 umurongo wa 4 haravuga ngo, icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose, ingeso zacyo zose ni izo gukiranuka, ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ica imanza zitabera, iratunganye. Ica imanza zitabera, ifite justice. Na Yesaya 45 umurongo wa 21, Yesaya 45 umurongo wa 21 haravuga ngo, mwamamaze mubyigize hafi bijye inama. Ninde werekanye ibyo uhereye mu bihe byashize? Ninde wabibwirije uhereye kera? Si jyewe Uwiteka, kandi nta yindi Mana ibaho itari jye, Imana idaca urwa kibera kandi ikiza, nta yindi ibaho itari jye. Imana nyine nanone nyine iri juste, ni umucamanza utabera. Gusa izo karagiteri ebyiri, kugira impuhwe no kugira ubutabera, ni ibintu ubundi Imana yo ishobora abantu badashobora. Uvuga ngo bya bindi ibidashobokera abantu Imana ishobora. Ntuzajya uvuga ngo kwakundi uri urarimba ngo ibidashobokera Imana, nako abantu ngo Imana irabishobora. Ntugahite utekereza nyine bya bintu utekereza ngo ibyakunaniye bindi by'amafuti. Mu byo utekereza nibi ko impuhwe no guca imanza zitabera nta muntu ubishoboye uretse Imana. Ari ibidashobokera abantu, Imana ibishobora. Kubera yuko uyu munsi dufate Kazungu ntabwo mu munsi bafunze se. Ni ukuvuga ngo uyu munsi umucamanza mu Rwanda mu rukiko aramutse ashatse kumugirira impuhwe yamurekura agataha, ariko ntabwo yaba yaciye urubanza rutabera kuko yaba amubereye. Ariko ashatse guca urubanza rutabera yakatirwa burundu y'umwihariko, ntabwo yamureka ngo agende. Nko kuvuga ngo nta buryo ikiremwa muntu byagikundira kugira impuhwe no guca imanza zitabera icyarimwe. To have mercy and justice byose bikaba biri hand in hand, ku muntu ntabwo bishoboka, ariko Imana yo birashoboka kugira mercy and justice, nyine kugira impuhwe
no kutabera. Ibyo ngibyo Bibiliya igenda bigaragaza ko Imana izo karagiteri zombi izifite kuva 34 kuva igice cya 34 umurongo wa 6 kugera ku wa 7 haravuga ngo Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza babo n'ibihe 1000 ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa ihora abana gukiranirwa kwa base ikageza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Ibintu nyine biba bitangaje. Ngo Imana kwivuga ati rero jewe ngira impuhwe ndababarira nkababarira hageza no kubuzukuru no kubuzukuruza n'ubuvivi, ariko ntabwo jyanya tsindishiriza na hato umuntu wo gutsirwa, ahubwo mpanira n'abana gukiranirwa kwa base kugeza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Iyo ni karagita y'Imana nyiri umuntu atagira. Perfect justice and perfect mercy. Nyine umuntu we ntago bishoboka, ariko Imana yo niko imeze. So and even Abaroma igice cya 3 umurongo wa Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23 kugera kwa 26 haravuga naho Paul ababivuga yarimo aravuga nyine ku byo gutsindishirizwa kwacu cyangwa uburyo habonetse noneho gukiranuka kw'Imana kudaheshwa n'amategeko, ahita avuga cyane kuri iyo karagita y'Imana. Abaroma 3:23 kugera kuri 26 aravuga ngo ariko ntacyo reka mpere no kuri 21 bitwaye ikirere biraryoshye reka byose kubisoma n'ubundi. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanwa ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa bwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga. 26 kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Ibintu bibiri. Nuvuga ngo Imana ikomeze iri juste, ariko ikomeze nanone ari yagiriye impuhwe umunyabyaha. Nuvuga ngo umunyabyaha namuretse sinamuhanye, kandi ntago nigeze ndeka icyaha kidahanwe. Yo karagita y'Imana nyine. So nicyo cyambere rero twarimo tubona kijyanye nyine n'itandukaniro ry'impuhwe n'ubutabera. Icya kabiri twari twavuze turi burebeho ni uburenganzira bwa nyiri umurima gukoresha amafaranga ye ukashaka. Ni ukuvuga ngo muri uwo mugani uyu muhinzi cyangwa nyiri uruzabibu yahaye abahinzi ba mbere ibyo bumvikanye, kandi mbere bumvikana ntacyo bigeze nyine bakleminga, nta kibazo bari bafite, ahubwo bari banishimye, bari banezerewe bavuga ati noneho tugiye gukorera amafaranga. Nyine nta kibazo bari bafite. So Imana nayo ifite uburenganzira bwo kugirira impuhwe abo yatoranyije no guhemba abitatoranyije. Buriya abantu bazajya mu muriro nyine nta kintu kizaba kibayeho kidasanzwe, bazaba bahembwe. Nuvuga ngo Imana ifite uburenganzira bwo gufata abantu bose kuko ni abayo, bamwe ikabagirira impuhwe ikabaha ibyo badakwiriye, ubugingo buhoraho badakwiriye, noneho abandi ikabareka bo bagakomeza bagakotana bagakora, ubundi ikazabaha ibihembo byabo. Ibihembo byabo rero ni umuriro w'iteka, kubera yuko nyine ntabwo bashobora gutungana nyine nk'uko Imana iri. Abaroma igice cya 9 umurongo wa 6 kugera kwa 24 havuga iby'ibyo gutoranywa
ariko dushobora kugisoma. Hari igihe iyo umuntu avuze ibintu byo gutoranywa bitekereresha abantu kundi, reka mbisomeye na mutaza kugira ngo n'ibyo mpimbye. Ndihuta. Baroma igice cya 9 kuva ku murongo wa 6 kugera kwa 24. Aravuga ngo icyakora si ukugira ngo ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa, kuko abakomotse kuri Isiraheli atari bo Abisiraheli bose, atari bo Bisiraheli bose, kandi kuko ari urubyaro rwa Aburahamu si cyo kibagira abana be, ahubwo yabwiwe ngo kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzakwitirirwa. Ibyo ni ukuvuga yuko abana b'umubiri atari bo bana b'Imana, ahubwo abana b'isezerano nibo bemerwa ko ari urubyaro rwayo. Uko ijambo ry'isezerano ryariri ngo mu mwaka utaha magingo aya nzaza Sara abyare umuhungu, kandi si ibyo gusa, ahubwo na Rebeka ubwo yari afite inda atwitswe n'umwe ari we Isaka sogokuruza, nawe yabwiwe ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto, nk'uko byanditswe ngo Yakobo naramukunze naho Esawu naramwanze. Kandi yabibwiwe abana bataravuka kandi batarakora icyiza cyangwa ikibi, ngo iby'Imana yagambiriye itoranya bibeho bidaturutse ku mirimo, ahubwo bivuye kuri yo ihamagara. Nuko tuvuga iki? Ibara rirakiranirwa ntibikabeho, kuko yabwiye Mose iti nzababarira uwo nzababarira kandi nzagirira impuhwe uwo nzazigirira, uwo nzagirira impuhwe. Nicyo gituma bitaba ku bushake bw'umuntu cyangwa ku mwete abigirira, ahubwo biva ku Mana ibabarira. Ibyanditswe byabwiye Farawo biti icyatumye nkwimika ni ukugira ngo nkwerekanireho imbaraga zanjye, kandi ngo izina ryanjye ryamamazwe hose mu isi. Nuko ibabarira uwishaka kandi inangira umutima w'uwishaka. None wambaza uti none se ni iki gituma ikomeza kugaya umuntu? Ninde wagandira ibyo ishaka? Ariko wa muntu we urinde ugisha Imana impaka? Mbese icyabumbwe cyabaza uwakibumbye kiti niki cyatumye unde mutya? Mbese umubumbyi ntategeka ibumba ngo mu mugomo umwe abumbemo urwabya rumwe rwo gukoresha iby'icyubahiro n'urundi rwo gukoresha ibiteye isoni? None se bitwaye iki niba Imana nubwo yashatse kwerekana umujinya wayo no kugaragaza imbaraga zayo yihanganiranye imbabazi nyinshi inzabya z'umujinya arizo zikwiriye kurimbuka, kugira ngo yerekane ubutunzi bw'ubwiza bwayo ku nzabya z'imbabazi arizo yiteguriye ubwiza uhereye kera, arizo twebwe abo yahamagaye atari mu Bayuda honyine ahubwo no mu banyamahanga. Ni ukuvuga ngo main idea ahangaha nyine cyane nyine ni ukubera yuko abantu benshi cyane cyane abayahudi muri rusange batekerezaga yuko ari abana nyine b'Imana by default kuko bakomoka kuri Aburahamu. Noneho Paul we akavuga yuko mu by'ukuri nubwo bakomoka kuri Aburahamu ntago bivuze yuko ari abana b'Imana, n'ikimenyimenyi nabo azi wo mu muryango ntibizera, ndetse abafitiye agahinda yumva mu by'ukuri yanapfa ku bwabo cyangwa yanababuranira akabaha agakiza bakayiburimbukira. Ariko akavuga ati rero izo nyine nemosiyo mba mfite, ariko si ukuvanga Imana yabyibeshyeho. Ubwo n'ubundi uhereye mbere na mbere iyi Imana ivuga abana bayo ntabwo ibivuga abo ku mubiri gusa, kandi ntago abo bana ntago umuntu akwiriye gukureminga ngo kuki yenda yagiye mu banyamahanga, kuki mu Bayahudi yahisemo abikarekaba, kuko uhereye mbere na mbere niko yakoraga, haba kuri Isaka, ubwo ni kuri Esawu na Yakobo n'abandi bagiye nyine bakurikiraho, ngo Imana yageniye yuko nyine yo igihe cyose itoranya bidaturutse nyine ku mirimo y'umuntu, kugira ngo ibyo ishingira nyine itoranya bibe bishingiye kuri yo bidashingiye kuri uwo muntu ubwe. Noneho Paul agahita yumva yuko umuntu wari wese atekereje ibyo bintu rero ahita avuga ati rero noneho iyi Mana rero nayibyayo, ahita avuga ati ariko ubundi urinde nyine ugisha Imana. Ubundi se icyabumbwe cyabaza uwakibumbye kiti niki cyatumye unde murya? Rese umubumbyi ntafite uburenganzira bwo gukoresha ibumba ukarishaka, n'ikimenyimenyi natwe turabibona. Ibumba rimwe se siryo ribumbwamo amatuwarete kandi siryo rikoramo aya makaro, sinaryo rikorwamo amavaze dutaka muri saro. Nese niba twebwe nk'abantu dufata ibumba rimwe tukarigenza uko tubishaka, none Imana yaremye abantu nifite uburenganzira bwo guhitamo kubagenza uko ishaka. Noneho agahita avuga ngo niba bose n'ubundi bari bagenewe kurimbuka, kuba Imana yarihitiyemo bo abizagaragarizaho impuhwe zayo bo ntibarimbuke, nyine turi bande nyine bo kubikereminga, kuko bahawe ibyo badakwiriye. Ariko abazarimbuka ntibarenganyijwe, kuko bazaba bahawe ibihembo, bazaba bahawe ibyo bakwiriye. Nicyo nyine Paul aba ari kuvuga. So
rero n'ahangaha uyu muhinzi nk'uko afite uburenganzira bwo kugenza amafaranga y'uko abishaka, n'Imana ifite uburenganzira nyine bwo kugenza nyine ibyayo uko ibishaka, n'ubuntu bwayo n'impuhwe zayo uko ibishaka. Icya gatatu, imyumvire ya gurupe ya mbere yayindi twavuze. Icya mbere, aba bantu bari bishingikirije ku byo bakoze, kuko uzumve ntabwo baje ngo bavuge ngo ariko se twebwe watugiriye impu, watubabarira ukatwongeza, ahubwo baraje baravuga ngo none se ariko twebwe uzi imvune twagize, izuba ryose ryatwishe none uduhaye nk'iby'abandi. Ni ukuvuga ngo bo barimo barakereminga their work, ibyo bakoze, imbaraga zabo, their efforts. Nicyo kintu cya mbere nyine kiranga iyi gurupe ya mbere. Ikindi, ntabwo bishimiye ibihembo. Of course ntabwo babyishimiye, kuko ngo uriya nyir'umurima aravuze ngo aravuga ngo kundeba igitsure, ibaze kureba umuntu igitsure. Ni ukuvuga ngo nyine wari bwabone nyine umuntu kuba abona mu by'ukuri ibibaye hatari ibyo yari yiteze. Kwa kundi bavuga ngo ni uguhonga mu maso umuntu akaraba nyine umureba. Ni ukuvuga ngo nabo bahawe ibihembo byabo bahita nyine bamera nk'intuze, nk'urudodo rwakubiswe n'izuba, nyine ku buryo bareba ubahembye nyine bamureba igitsure. Nyine ntabwo bishimiye ibihembo byo bahawe. Kandi mbere bumvaga nta kibazo. Ni ukuvuga ngo bumvaga imbaraga batakaje arizo biringiye. So rero ni ukuvuga ngo their attitude, cyangwa icyo twagereranya nabo, uburyo twabagereranye, mbere na mbere twabagereranya n'abafarisayo. Abafarisayo bumvaga ko agakiza ari akabo, ari ak'abafarisayo, ndetse ntibanishimire ko Yesu Kristo agakwirakwiza mu banyamahanga, mu bakene, mu banyabyaha n'abandi. Kuko urebye nko muri Luka igice cya 7 umurongo wa 36 kugera kwa 39, Luka igice cya 7 umurongo wa 36 kugera kwa 39, aravuga ngo umwe mu bafarisayo aramurarika ngo asangire nawe. Yinjira mu nzu ye, aricara ngo arye. Umugore wo muri uwo mudugudu wari umunyabyaha amenya yuko arira mu nzu y'uwo mufarisayo, azana umukondo w'amavuta meza ameze nk'amadahano, ahagarara inyuma ye hafi y'ibirenge bye. Ni ukuvuga ngo umuntu akibisobanura ahita yibaza inyuma ye hafi y'ibirenge bye gute? Ni gute se ibirenge bibi inyuma? Ariko nyine ngira ngo muzi, niba muzi uko abasilamu bicara se yiza, niba muyizi nyine bicara no kurya nk'Abahinde cyangwa Abarabu, babicaye gutya ibirenge nyine biri inyuma bareba imbere. So yaturutse inyuma nyine aho ibirenge bya Yesu nyine abisize inyuma nyine, kuko aba yicaye kuriya, niba muzi uko bicara. Noneho ngo amuturuka inyuma ku birenge bye, ahagarara inyuma ye hafi y'ibirenge bye, ararira, atangira kumutonyangiriza amavuta ku birenge, abihanaguza umusatsi we, asoma ibirenge bye, abisiga ayo mavuta. Uwo mufarisayo wamuraritse abibonye aribwira ati, uyu muntu iyaba ari umuhanuzi yajyaga kumenya uyu mugore umukozeho uwo ari we, kandi ukameze ko ari umunyabyaha. Nuvuga ngo nyine uyu mufarisayo yumvaga ubundi nta hantu Yesu yagakwiriye kuba ahurira n'umunyabyaha. Ndetse no muri Mariko igice cya 2 umurongo wa 16 naho nyine havuga ibindi nyine nabyo biteye muri ubwo buryo. So ikindi nanone abandi nabo twabagereranya, twabagereranya n'abantu bashaka kwitsindishiriza binyuze mu byo bakora, mu mirimo myiza, mu bikorwa runaka, self righteous people, ndetse banuzuye hano hanze hose.
bavuga aho basengeye, abo bafashije, ibiterane bagiyemo, inshuro basenga ku munsi, inshuro biyiriza n'ibindi n'ibindi, amaturo, ibiki, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko Imana iramutse ibahembye ibyo bintu, nyine iramutse ibahembeye ibyo bikorwa bakoze, ntago bakwishimira ibihembo, ahubwo nabo bayireba igitsure. Nyine ni ukuvuga ngo nabo bababara. Ikimenyimenyi nyine mpamvu ibyanditswe nyine bivuga ngo ku munsi w'amateka bamwe bazaza ngo bavuge ngo none se mwami ntitwakoze ABCD. Ntabwo ushatse kubivuga byose, ntitwakoze, erega twarakoze, erega n'ubutuboneye gutya twarakoze. Yesu ababwire ati nimwumva imbere sinigeze mbamenya, mwakoze zibi bimwe. Ngo noneho ngo abajyanye ngo iburyo bwe avuga ngo nimuze ngo mwinjire ngo mu bwami ngo so nyine mwateguriwe uhereye kera, ngo kubera ko ngo nari nshonje nkungirira ibintu. Kuvuga ngo noneho ni utangira kubabwira ibyo bakoze, noneho bo bagahita bamuhinduka bakavuga ati ibyo ngibyo twabikoze ryari. Ni ukuvuga ngo abakristo bo bizeye bafite ubugingo buhoraho bo bashiduka bakora imirimo myiza batanazi ko bari kuyikora, ku buryo Imana izanayibibutsa batari no kwibuka ko bayikoze, kuko ntago bayirishisha, ntago nyine bashaka kuyipresenta imbere y'Imana. Iyindi twe navuze turi buze kurebaho ni imyumvire y'abandi bahinzi. Turebye bari abahinzi, indi myumvire bari bafite. Icyambere bari bafite kwizera, bizeye nyir'umurima mbere na mbere. Aravuze ni ukuvuga ngo reka umuntu akubwiye ati saa 11 nyine nk'aya masaha, ibaze umuntu akubwiye ati ko wiriwe ahangaha ariko wicaye, avuga ati ntabwo nabonye akazi. Aravuga ati nta kibazo, genda umpingire hariya mu rutoki. Ashaka kuvuga ati rero nta kari bumpembe tu, ese isaha imwe harayipembera. Ubo rero bagiye batabajije iby'ibihembo cyangwa iby'ibiki, bizeye nyine nyir'umurima, bizeye ibyo nyir'umurima avuze, barizeye mbere na mbere. Iki nyine babaye nk'abana bato, bemeye ibyo nyir'umurima ababwiye nk'abana bato. Nubwo Yesu abivuga muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 13 kugera kwa 15 ngo nimutemera ubwami bw'Imana nyine nk'aba bana bato ntimuzabwinjiramo na hato. Barega buri abana nyine bariyizera. Ntago mvuze ko bizera ubutumwa bwiza, mutaza kugira ngo nadukanye izindi nyigisho. Oya, ntago bizera, ntago ngende ubu presbyterian ngo mvuge ngo tuzababatiza n'abana. Oya, ntago abana babizera nyine ubutumwa bwiza. Ariko icyo ndimo ndavuga they have, ni ukuvuga ngo bo bemera batabonye. Nicyo gihe ndimo ndashaka kuvuga, bemera batabonye. Nko kuvuga ngo ushobora kubwira umwana wawe muto ngo Range Rover inyuze hano, ugahita umubwira ati agahita kubwira ngo bu, ugahita umubwira ngo nzakugurira iriya bu, agahita yishima ngo dadi azangurira iriya, kandi abizi kutagira n'igare. Nuvuga ngo arabibona mu rugo nta gare ritahamo, nta na moto, ariko koko yizeye koko uzamugurira iriya modoka, kuko we nyine yemera atabonye. N'iby'Imana rero ntago ari nyine ntibikene, nyine umuntu agomba kwizera Imana. Ugiye kubizanamo filozofi nyine birapfa. Nubwo nanone Imana nanone itadufata ku ngufu ngo twizere ibyo tutazi, ahubwo ibyo tubwira kwizera ubwabyo bifite fact, ku buryo tubisomye tuba twumva bifite meaning. Ariko nanone idusaba ko koko tubyizera tubifitiye icyizere, tutameze nkaho turimo turajya kuyigisha impaka no nyine no kuburana nayo twariza gatuza. Ari ukuntu nyine umuntu ajya ku Mana wagira ngo uri mugenzi we, barimo baraga iwinga. Ariko Imana ni Imana nyine umuntu wamugani bavuga ngo ujye witondera amagambo ngo uvugire imbere y'Imana ngo ujye umenya kuri mu isi kabiri mu ijuru. So ikindi ntago abangaba nanone turimo turavuga ntago binubiye ibihembo, nyine ntago bigezeho binubira ibihembo bahawe, kuko impamvu batinubiye ibihembo ni uko bumvaga batabikwiriye. Ni ukuvuga ngo nyine tekereza hawe dufate umuyede harya Kigali ahembwaga ibihumbi 4, umuyede 4. Ni ukuvuga ngo ibaze noneho umuntu aguhamagaye nka saa 10 nyine saa 11,
ngo ngwino ariko nawe ukore kuri iriya nzu yanjye. Ni ukuvuga ngo ugahita utangira gutarura ibikoresho, ureba bariya abantu bashobora kuba baraje bakegeranya nk'amasuka nyine, kuko urebye nta bintu bihagije bakoze, nawe akaza agahita atangira nyine ubwo ngubwo kwegeranya ibikoresho ngo bajye kubibirika, barangiza bajya guhemba ugahita ubona akubariye ibihumbi 4 araguhaye wakreminga. Ahubwo wateke ushobora no guhita uyabika wirukanka hagati yisubiraho ugira ngo aribeshye cyangwa yibeshye ko wowe utaje izo saha. Rero abangabo nabo ntabwo bigeze binubira ibihembo byabo kuko bari bazi ko batabidizavinga. Ikindi abangaba ntabwo bigeze bagira ishyari, ntabwo bigeze bagirira ishyari abandi bahembwe. Kuko bari abambere bo bagiriye ishyari ko hari abandi bahembwe nk'ibyabo batakoze ibingana nabo, ariko abo kuko bari bazi ko ibyo bahawe batabidizavinga ntabwo bagiriye ishyari abandi nabo bahawe ibyo bihembo. Niyo mpamvu nyine usanga yenda nka babandi nyine hari igihe nyine baba bafite nyine za motivation speech bavuga ati ariko ni gute naba nariyirije ubusa ndi ku musozi igitonyanga cy'amazi gihora kinyikubita mu bwongo, ubundi ngo hazajya ngo mu ijuru rimwe ngo n'umuntu uvuga ngo Yesu yarabirangije. Rero ukuvuga ngo we ibyo bintu nyine yirata yumva nyine koko aramutse agiye mu ijuru rimwe n'uwo muntu koko bidakwiriye. Ariko noneho uwo wemera ko Yesu yabirangije agiye mu ijuru we ntago we yakreminga ku kujya mu ijuru kuko azi ko ibyo bihawe atabikwiriye. Ba bandi bo bumva ko hari ibyo bakwiriye bakumva ko hari n'abandi badakwiriye kubibona. Aba rero twabagereranya n'abera. Abangaba nyine turimo turavuga bari bafite kwizera, bizeye nyiri umurima, bari bameze nk'abana batoya byo kwizera, batinubiye ibihembo bahawe kuko bumvaga ko batabikwiriye kandi batagiriye ishyari abandi bahembwe. Twabagereranya n'abera Imana kuko abo bera nyine cyangwa bizera Imana yabagiriye impuhwe, barizeye nyine, bizeye batarabona, nicyo cya mbere, bizeye batabonye, ndetse icyo Imana izabitura cyose barayizeye, ndetse bishimira ko n'abandi bakizwa. N'uvuga ngo bo ntago bafite umushira, nta muntu ukijijwe uvuga ati ahantu rero ntago ngomba kubabwiriza ubutumwa bibuze mubabwirije bagahita bakizwa. Aha ntago shaka kuzajyana mu ijuru na bititi, ntago nifuza kuzajyana mu ijuru na bititi. Oya, ntago ibyo bibaho kubakiriza, ahubwo wowe uba wumva yaba iyi si yose yari ihindukiriye Imana ahubwo mwese mukajyayo. Niko nyine umwana w'Imana cyangwa uwizera bameze, ntago aba afite ishyari ry'abandi guhembwa. Niyo mpamvu nyine niyo mirimo myiza, ntago dukora imirimo myiza tumeze nk'abarushanwa. Ariko uzi ukuntu Karide atanga menshi mu itorero, nanjye ngomba kuyatanga kugira ngo ndushe Karide. Ni byiza uramutse koko ubona Karide uko gutanga iyo generosity afite ari ikintu cyo kwigira, ukavuga ati nanjye ngomba kugira umutima nk'uwe, ariko atari ukuvuga ngo atazanjyana ibihembo. Nyine ntabwo muri bo murakompetera ibihembo, mwese mugabane nyine n'umugambi bw'Imana, kandi buri wese nyine ashimishijwe n'ibihembo nyine Imana izamuha. So amasomo rero twakuramo muri uyu mugani, ahita asoza Yesu avuga ngo ab'imbere bazaba b'inyuma. Abibwira ko bafite favor ku Mana, ubwo ab'imbere wakwibaza ngo ni bande b'imbere? Abantu bose bibwira ko bafite favor ku Mana, uhereye ku Bisiraheli bumva yuko ko ari urubyaro rwa Aburahamu, nkuko nyine bajyaga birata ngo twebwe rega ntabwo twebwe twigeze tuba imbata z'umuntu ari we wese, kuko twebwe dukomoka kuri Aburahamu. Ariko kwabaga ari no kwiyemera banabeje kuko babaye imbata. Wese mu Misiri ntibari imbata, ntibari slaves, i Babuloni ntibari slaves, nyine urumva ari no kwirata nyine. Ariko bakavuga ngo twebwe ariko ntituri ibyarwa, kandi ntabwo twigeze tuba imbata z'undi muntu ari we wese. Yesu akababwira ati uyu muntu ari ukora ibyaha wese ni imbata y'ibyaha. Nuvuga ngo hari uburyo bo bumvaga ko bafite favor ku Mana, ariko sabo gusa. Noneho n'abari self righteous cyangwa bashaka gutsindishirizwa n'ibikorwa byabo cyangwa n'imirimo yabo n'uyu munsi, bumva ko bafite
nyine ifeza kuma. Niyo mpamvu nyine igihe cyose bavuga Imana nkaho ari mugenzi wabo, nyine wagira ngo ni umwana babana bararanye mu cyuma, ngo narindimo niyogosha ubwanwa ngo muri dushe, ngo Imana nginza mu bitugu ngo irambwira. Imana iza muri dushe uri muri yogosha ubwanwa ninde? Ni royidi ninde? Umuntu agiye kumva ngo Imana ngo ubu ngubu ngo Imana ngimbwiye ngo imyuka ngo ngiri hano. Iyo Mana nuvuga ngo igihe cyose ngo ngiye ngo narasenze ngo mara ngo igihe runaka ngo niza ngo nkora imirimo ngo ngeze ngo ku munota wa nyuma ngo umwuka wenda guheramo ngo Imana irazira. Ni ukuvuga ngo Imana kuza kukubwira ni ukubera uburyo bya nyine wowe wari wabaye. You think you have a favor to God. Nyine utekereza ko ufite favor ku Mana kubera ibyo ukora. Nyine naba ngaba nyine. Abangaba rero nibo ahita avuga ngo bazaba binyuma. Nyine baribwira ko bari imbere kuko batekereza ko bafite favor y'Imana, ariko bizajya kurangira babaye binyuma. Kuba binyuma nuko nyine batazigera binjira nyine mu bwami bw'Imana. Mu gihe cya gisambo cyabaye icy'imbere nubwo cyari icy'inyuma. Uvuga ngo abafarisayo bumvaga ko ari ab'imbere, byarangiye bagiye inyuma. Ahubwo igisambo baravuga ati tuwe uri n'igisambo. Wa mugani na wa wundi, ariko bari barafite pride. Iyo usomye abafarisayo nibwo uhita ubona abantu buzuye muri iyi minsi no mu nsengero. Hari umuntu Yesu yakijije iyo ari ku munsi w'isabato. Noneho gagiye nyine ngo baramubazaga, ariko ngo tubwire ngo byagenze bite. Avuga ati jewe mwimbaza byinshi tu, jewe icyo narinzi cyo nuko narivumye ubu nkaba mbona. Ngo bahamagara ngo n'ababyeyi be, ababyeyi baravuga ngo ese si umuntu mukuru mwamwibarije ese? Avuga ati jewe cyose nuko narivumye nkaba mbona. Barongera bavuga ati bamujya ku ruhande atari kutubwira ibyagenze bite. Noneho ngo arangije ababwira ariko ko mumbaza cyane by'uwo muntu namwe murashaka kumwizera. Bavuga ngo uzamwizere wenyine ngo we wa munyabyaha we, akamwizere wenyine wa munyabyaha. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu batekerezaga ko icyo waba uri cyo cyose n'Imana yaba yaguze uri umunyabyaha. Uravuga iki nk'umunyabyaha? Ariko abo nyine nibo baba binyuma. Cya gisambo nyine cyari ruharwa kiri ku musaraba cyo kuko cyizeye Yesu Kristo cyabaye icy'imbere. Uyu munsi Kristo arakibwira ngo uyu munsi ndakubwiza ukuri, truly uyu munsi turabana mu bwami bw'Imana. Imana ntago ishishikajwe n'imirimo y'abanyabyaha, nyine bwa bushwambagara bufite ibizinga imbere y'Imana. Ahubwo ishishikajwe nuko nyine abo banyabyaha bayihindukirira bakava mu byaha byabo, ahubwo bakayizera, bagahanga amaso yabo ku gikorwa yo ubwayo yikoreye ku musaraba igorogota. Kubera yuko nibizera icyo yo yikoreye bizatuma nta kintu na kimwe bafite cyo kwirata bapresent imbere y'Imana banarata ngo twakoze iki, ahubwo ngo uwirata uwo ari we wese yirata Uwiteka gusa. Nubanga icyubahiro gikomeza ari icy'Imana cyonyine. Ikindi tugomba kwishimira ko ubwami bw'Imana bwaguka, ndetse tukagira niba navuga n'uruhare kugira ngo nyine ubwo bwami bw'Imana nyine bwaguke. Tubwiriza ubutumwa bwiza, tugira uburyo ubwo ari bwo bwose, iby'Imana byose nyine koko idusaba mu mbaraga zose z'umubiri tukabigerageza, tugahamagarira abandi bantu kwizera, kuko ntaho umuntu atava. Nyine hari igihe ujya ubona umuntu ugahita ukonkurudinga ko atakizwa. Nk'ubu hari igihe umuntu yumva nka Ismael Mwanafunzi agahita avuga ati Ismael Mwanafunzi ntago yakizwa. Yakizwa n'abandi nyine abantu ubona nyine barahakanye Imana. Ari ubutipe dukorana w'umuhayitiriwe ujya ukunda iyo nyine kavuga Bibiliya se kakikubita hasi kavuga ngo agahita avuga ngo nigenzera no kuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data ntamujyanya. Akavuga ngo iyo niyo statement ya mbere ifite bias kuri iyi. Yesu ni gute se umuntu yikreminga nka hari wenzera n'ukuri n'ubugingo wenyine? So n'umuntu nyine uhakana gutyo nyine uba wumva ibyo bintu nyine ari nk'amafuta agaseka agatembagara ku buryo ujya kumuhoza kugira ngo adahera umwuka kubera guseka, nawe yakizwa.
rero ntabwo dukwiriye gucika intege. uwo ari we wese twamubwiriza niyo yabyanga akadutera ishoti tugasubirayo aho ariho hose tukagenda, kuko n'uzaza ubanza na Yesu igihe azaba arimo aravuga ati ubu rero tugiye kujya gutwara itorero, ni ukuvuga ngo mu gihe atazaba yari bwagaragare mu bicu ngo abizera bamusange, iryo segonda umuntu azaba yakwizera agakizwa. ni nka babandi nyine n'ubundi bahamagawe bakaninjira bakanahembwa nubwo saa 12 zari zigiye kugira ngo akazi karangire. Every time ikindi abashaka kwitsindishiriza bazaba disappointed. nyine abashaka gutsindishirizwa n'imirimo n'ibikorwa byabo bazatungurwa bicuze umunsi w'amateka ubwo bazahabwa ibihembo. ari bwabo n'umuntu nyine babwira ngo bagiye kumuhemba ku buryo ahita avuga ati ibyo bihembo mbabarira ubigumane. uvuga ngo n'Imana nimara gufata itorero ryayo igahita ivuga ati rero abamarayika aba bantu rero bose basigaye mubahereza ibihembo by'ibyo bakoreye. hari umuntu uzahita ubanza aravuga ati njye sinshaka guhembwa kuko nyine azaba yumva ibyo bihembo agiye guhabwa ibyo ari ibyo. rero abitsindishiriza cyangwa abashaka gutsindishirizwa n'amategeko nabo ntabwo ibihembo byabo bizabashimisha, ahubwo bazaba disappointed. ikindi kugeza ku munsi wa nyuma abera bose barareshya imbere y'Imana nk'abaragwa, yaba Polo yaba Sambo, bose ni abaragwa b'Imana ndetse n'abaraganwa na Kristo. nk'uko abaje saa 3 babonye ibihembo bingana n'abaje saa 6 n'abaje saa 9 n'abaje saa 11. of course muri uyu murimo w'Imana ntago tumeze nyine twebwe igihe cyose duhora dushaka turushanwa kugira ngo dukorere Imana ibisabwa, ariko n'ukiranuka cyane kuturusha ntugire ngo hari ibintu azajyana ahantu rwihishwa we ahabwa undi munani. oya, nubwo yaba na Polo cyangwa n'intumwa, n'uwizeye nka cya gisambo cyo kumusaraba ku kanya agapfa nta n'umuntu abwirije, ariko niyo cya gisambo cyo cyaranabwirije uko cyabwiye mugenzi wacyo ati ariko wowe ibyo ngibyo uravuga urabizi, twebwe turiwe turazira ibyaha twakoze, ariko uyu we nta cyaha yigeze akora. ahubwo wagakwiriye kumubwira ngo jewe ahubwo jewe uzanyibuke. ni ukuvuga ngo yaranabwirije we nyine afite imirimo yakoze, we afite ibyo yakoze, ariko nubwo waba ari uwumwe gusa niba koko ukishijwe by'ukuri umurage ni umwe w'abizera, ibihembo ni bimwe. rero ntabwo turi muri competition. hari igihe nyine abantu nyine ubona nk'umuntu nyine akorera Imana cyane ukamurakarira, yewe ukavuga ati se kuki atakoroha itarira ko cyane. nyine hari abantu uzi b'abakristo ngo ariko ngo banga nyine batanakunda abantu b'abakristo bari radiko nyine kuko maybe ababona umuntu uri radiko ubanza amujajinga, ariko wowe nyine niba kuko uzi ko uri umukristo baho uko Imana ikubwira nyine uko ukwiriye kubaho. wa mugani w'abandi igihe nuko imbaraga zawe zingana niba iryo jambo aricyo rivuze, igihe nuko imbaraga zawe zingana, kandi uhore usaba umwami kugira ngo abe ari we ugufasha muri urwo rugendo. abera yaguhaye kuba radiko ni byiza kukurusha, kuko urumva yaguhaye abantu bo kwigiraho benshi, abantu nyine ukomeza kwigiraho kugira ngo nawe ugende utera imbere. irindi somo rya nyuma, Imana niyo yonyine itanga uruhusha cyangwa yemerera umuntu kujya mu bwami bwayo, kuko mu bari abantu bose uhereye ku ba saa 3 bose bari mu iguriro ntacyo bakora. ntabwo bavuze ngo ko hariya ahantu hari akazi tujye kugasaba, hariya ahantu twabonye hari akazi reka tujye kugasaba. na babandi ba saa 6 na babandi ba saa 9 bose ntabwo bagiye kujya gusaba akazi, ahubwo nyir'umurima niwe waje akabibwirira nimuze. rero n'Imana ntabwo hari igihe tujya tuvuga ngo rero bose tugomba gutera intambwe imwe Imana igatera 90. hoya nta ntambwe imwe Imana ishaka, Imana itera 100%. ari ikibazo nuko ushobora kubyumva bigahita bikwica mu mutwe ukagira ngo ntusabwa kwizera. oya, ugomba kwizera, ariko kwizera nako n'Imana ikuguha nta ntambwe utera. niyo kuvuga ngo Imana iguterera ya ntambwe ya mbere igahita ikomeza igaterana 99 byose niyo.
kubera yuko ntabwo wakwizera utavutse ubwa kabiri, kandi niyo ikubyara ubwa kabiri. So rero nk'uko uriya nyir'umurima ari we wahamagaraga cyangwa wahamagaraga ku bushake bwe abaza mu murima we, niko n'uyu munsi Imana ku bushake bwayo ariyo ihamagara binjira mu bwami bwayo cyangwa abakizwa. Bivuga ngo niyo twabwiriza, niyo twakora umurimo w'Imana dute, dukwiye kwibuka ko nyine ari uw'Imana, of course atari uw'umuntu runaka, ni uw'Imana. Niyo mpamvu dukwiriye kubikora turasenga buri munsi twinginga Imana kugira ngo ibe ari ihindura imitima y'abantu, kuko niyo yonyine itanga welcoming mu bwami bwayo, niyo yonyine ishobora guhamagara umuntu ikamuzana mu bwami bwayo. Kandi nanone nk'uko uriya nyir'umurima yari afite uburenganzira bwo kugenza amafaranga y'uko abishaka, n'Imana ifite uburenganzira bwo kugenza ubuntu bwayo n'ubutabera bwayo uko ibishaka. Bityo niba waragize amahirwe ugakizwa, jya ushimira Imana ko wabaye muri abo ngabo Imana yagaragarijeho urukundo rwayo n'impuhwe zayo. Ariko nanone niba utanakijijwe, n'ibyo bintu byo gutoranya uba wumva bikugushije, nta kibazo, bijya bihagarara aho ngaho ariko ntibikugushe, kuko Imana ifite uburenganzira bwo gukora icyo ishaka, ntacyo wowe ufite cyo kujya kuyigisha impaka. Reka nsenge soza ubwo hakurikireho ibibazo. Mana Nyagasani, shimwe yuko wandikishije ijambo ryawe kandi ari wowe uritanga, kandi Mwami rikaba ari wowe, akaba ari wowe wenyine urikoresha icyo warigeneye. Rero Mwami, niyo navuga Mwami umwuka ugashira mu bihaha, ibyo ngibyo nk'uko twarimo tubibona ntabwo ari ibyo ngibyo ari byo bishobora kuzura umuntu cyangwa kubaka umwana wawe, ahubwo wowe ubwawe uko umugendereye nuko Mwami umuhamagaye Mwami, nk'uko Mwami nyir'umurima agenda agahamagara Mwami abari mwigurira ati muze namwe mujye mu murima wanjye. N'uyu munsi nawe Mwami iryo jambo warikoresha ugahamagara Mwami batarakwizera bakakwizera, ariko n'abakwizeye Mwami ugakomeza kubaha kugira ngo bashikamire muri wowe, bakomeze guhanga amaso kuri wowe, kandi bakomeze koko kubaho mu bwami bwawe bakuramya bakwihaye rwose muri byose. Komeza ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ibibazo.